Reka anongere nkwifurize ibihe byiza, nizere ko umeze neza cyane, nizere ko mwese mudukurikirana agatanu kuri gatanu kabisa mukomeje kugenda amugira ibihe byiza. Mahoro y'Imana kuri mwe mwese mwamaze gukora subscribe, ufite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa ejo nawe reka nkubwire nti Imana ikomeze ibigufashemo, ubundi twibanire neza mu makuru y'imikino agezweho. Rero mwamaze kubyumva, nitwa Jazo, ni ikiganiro cy'imikino nkuko natangiye mbivuga, aho tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye kabisa bigenda bivugwa mu mikino n'ahandi hirya no hino ku isi. Ni amakuru rero adasanzwe amaze gusohoka mu kanya gatoya, makuru y'ibikura nkota abigera kuri 3 bimaze kuba byasinyira ekipe ya Rayon Sport kabisa, yitwa n'umunyanigeria kabisa, ndetse no umunyagana bamaze kuba baza mwigeragezwa, ntago ari gusinya, nibyo ni mwigeragezwa kabisa muri ekipe ya Rayon Sport kabisa. Umwe urebye asanzwe ari umukinnyi ukomeye cyane hariya mu gihugu cya Nigeria, yitwa Moses Odiambo, ubona ko ameze neza cyane kabisa. Aravuga ati ku munsi w'ejo nibwo nabonye kuri Twitter ye yandika mu cyongereza cyinshi cyane kabisa, avuga ati nje kwigaragaza hano iwacu, nje kwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiza cyane kabisa. Ati rero nje kwigaragaza nk'umukinnyi, ati kandi nizeye ko nzabigeraho. Rero uyu umunyanigeria Moses Odiambo byamaze kuba byatungana rwose, nta gihindutse. Muraza kumubona muri ekipe ya Rayon Sport mu minota mikeya cyangwa se mu masaha make, kubera ko we agiye kuza mwigeragezwa, hanyuma nazitwara neza azahita asinyira iyi ekipe yambara ubururu n'umweru. Kini kiganiro ugiramo uruhare rero kuri nimero yacu ya telefone, uraduhamagara 0784422982. Nanone wandika ubutumwa bugufi kuri social media zacu zigiye zitandukanye tukaganira. None kandi duha ijambo abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagakoresha uburyo bw'imyandikire cyangwa se uburyo bw'ubutumwa, tukagenda twungurana ibitekerezo. Wifuza internet yihuta ni Mango 4G, hamwe kuri 455 450 ko mobile, ubundi bagufashe ibintu bigende neza cyane. Rero ibitekerezo byanyu ndi kugenda mbireba, nkareba uko bimeze, nkareba ikintu no kugenda amutangaza kabisa. Yitwa Uza bakiriho, ati turabakunda cyane, twibereye hano i Kigali Nyamirambo. Yitwa Uza namaze kubisoma ibi ngibi, ati nitwa Mike kabisa, ati ese ekipe yacu Rayon Sport kabisa, ati ko mbona idafite gahunda gusinyisha abakinnyi, ngo nuko bakoze amageragezwa se ntitwagiye tubona abo byajabutse. Ase muragira ngo babigire bate mwabantu, muragira ngo ereke gusinyisha se? Nisinyisha ahubwo mukanda kanyenyeri muyifashe. Ati rero nitwa Eme, ati ndabakunda cyane kabisa, ati ibiganiro byanyu bikurikirana umunsi ku munsi, ati muri abambere mu Rwanda no hanze yarwo. Akoze cyane. Ati mwiriwe neza, ati ndabakunda cyane, ati nitwa Denise Mutoni wase Aline, ati ndabona ekipe yacu bigiye kurangira tubaye ubukombe, ati umwaka utaha noneho amakipe azatwumva kabisa. Nitwa Aline, ndi hano imageragere. Akoze cyane Aline kabisa kugenda aduhereza briefing, atubwira ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Rero ngubwo nizere ko ibintu ari neza cyane kwa Aline. Reka rero twihute cyane kabisa. Uyu munyanigeria kabisa Moses Odiambo yamaze gusinya bidasubirwaho, nako yamaze kumvikana Rayon Sport bidasubirwaho, agiye kuza mwigeragezwa, naritsinda azahita asinyira ekipe ya Rayon Sport. Nabaze mbona abakunzi ba Rayon Sport benshi bavuga bati nyamara Rayon Sport umwaka utayifite gahunda pe. Urebye neza rwose umwaka utaha ekipe ya Rayon Sport ifite gahunda.
kubera ko urabona ko kugenda isinyisha abakinnyi abandi kabazana mu igerageza kugira ngo ibanzi barebe banyuzemo ijisho irebe niba bari tayari cyangwa se bari capable yo kuba basinyira equipe ya Rayon Sport Sport byose rero birumvikana no gushaka uburyo bazitwara neza umwaka utaha w'imikino kubera ko ubu ngubu ntabwo bisa naho byagenze neza mu myaka 2-3 ishize rwose Rayon Sport ntabwo yakunze kuba uri equipe nka Rayon Sport kamara imyaka 2-3 nta gikombe utwara udasohokera igihugu byanga byakunda ntabwo ari ishema ni ikimwaro ndetse biteye n'isoni ubwo rero abantu bakavuga bati byanga byakunda rero ni ngombwa ngo abakinnyi bagende basinyishwa umunsi ku munsi ni ngombwa rwose ngo abakinnyi bagenda basinyishwa umunsi ku munsi nabonye Kiyovu Sport iri gukora itandukaniro Kiyovu Sport ifite gahunda ngenda ikora itandukaniro rwose ubona ko rero ari equipe byanga byakunda ikomeje kugenda igaragaza ko itatwara igikombe uyu mwaka ariko umwaka utaha naho izaba ihagaze neza muzayitege rero muzayitege rwose kabisa ni equipe ubona ko ifite gahunda yo kwitwara neza umwaka utaha ndetse n'uyu nguyu kuko ubu ngubu urabona ko ihagaze neza ndetse ino kuri pointe y'igikombe ihanganiye na equipe ya EPR ubwo rero n'umwaka utaha urabona ko iri kuwitegura ivuga ati niyo twa failing this year next year turi tayari twa Juvenal rwose bravo uravuga ati amanota urayafite amanota nayawe si byose amanota naye rwose amanota naye kuko ari kugenda yigaragaza neza cyane kubona ko rero bari kugenda bikora ibintu bikaba neza cyane kabisa ibintu bikagenda neza hatari kweli hatari ariko nibakomeze bagerageze kabisa bagerageze ibintu bibe bya agenda neza cyane kubera ko babyanga babyemera equipe ya Rayon Sport izina ryayo nyine izahora riganza cyangwa se rizahora ari on top uko byagenda kose izahora riri hejuru cyane siporo yacu hano mu Rwanda buri ishingiye kuri Rayon cyane ko iyo Rayon Sport itameze neza n'umupira ubishye rwose tujye tuvugisha ukuri ntabwo biba bimeze neza cyane ubwo rero abantu bakavuga bati gufailinga kwa Rayon Sport kimwe mu bintu byatuma na shampiyona cyangwa se umupira hano iwacu mu Rwanda usa naho ubishye cyangwa se byatuma umupira wacu hano mu Rwanda ubiha ubwo rero bakavuga bati ibintu byo kwitabwaho neza cyane ubwo rero andi makuru ya Rayon Sport nayo reka tuyagarukeho mu kanya mu segonda nka 15 aka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza cyane eka nizere ko abantu mwese mukomeje kugenda mudukurikirana kabisa mukomeje kugenda mugira ibihe byiza birumvikana inshuti zacu zose zamaze gukora subscribe n'abandi bafite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa ejo bose reka mpite imbaha ikaze muri kino kiganiro cy'imikino ni ikiganiro ahanini tuba tugomba kugenda tuganira twungurana ibitekerezo turebera hamwe ibiba bikomeje kugenda bivugwa haba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo muri rusange. Ni ikiganiro wowe udukurikiye ugiramo uruhare mu buryo bubiri, ni uburyo bwo gutanga ubutumwa ukoresheje telefone 0788
4422 ubundi tukagenda tuganira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero ariko nanone rimwe na rimwe tugenda dukoresha n'imbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye ndavuga Facebook WhatsApp ndetse n'ahandi duhari tumeze neza. Ubwo rero nahoze mbona hari abantu benshi cyane bagenda abambaza ibijyanye n'amatransfer muri equipe ya Rayon Sport bihagaze bite, turaza kubigarukaho ariko ingingo ituzanye nyamukuru n'umukinnyi ukomeye cyane kabisa equipe ya Rayon Sport yamaze guterekaho ayayo yose kabisa ngira ngo ibashe kuba yamwegukana. Ese ubundi araza kumurisinyira equipe ya Rayon Sport cyangwa se biraza kurangira bidakunze? Mu kanya gatoya turaza kubisesengura neza n'umunyanigeria wamaze kumvikana na Rayon. Amazina ye nyakuri yitwa Moses William Otiama kabisa, akaba rero ariwe wamaze kuba yakumvikana n'ekipe ya Rayon Sport kabisa. Akaba rero agomba kuza aje mwigeragezwa. Uyu Moses William Otiama akaba agomba kuza mwigeragezwa ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru gitaha, dore ko ibiganiro byatangiye mu cyumweru gishize. Ku munsi wa kane rero muzamubona ikari kabisa ari ya Munzove agenda yigaragaza mu myitozo nigeragezwa ajemo naritsinda zasinya nk'abandi bose. Mailidi Njeke nawe murabizi neza ko ari cyo kintu arimo. Mu kanya gato ndaje numve neza operation y'uyu mwataka uko bimeze nuko byatangiye muri rusange. Wenda mbere yuko twinjira neza muri iyi operation reka nkwibutse ko ukeneye internet yihuta ukoresha Mango 4G kabisa ibintu bikagenda neza cyane. Magare kuri 450 nimero n'ubuntu nta mayinite bisaba, undi mukavugana bakaguhereza service neza, umukiriya n'umwami kuri Mango 4G. Mbona hari abantu ngo bafite ikibazo cy'amazi meza yo kunywa, nakurangira Virunga kabisa. Virunga water is number 1 kabisa mu bintu byose, igende gufasha kandi n'amazi meza akoranye isuku igende gufasha muri rusange. Ubwo rero abantu babuze amazi yo kunywa meza, Virunga water kabisa yamaze kubikemura neza cyane. Najya no muri studio nitwe ngenda ninywera kugira ngo bagezeho kino kiganiro meze neza mfite imyuka. Ubwo rero ibitekerezo byanyu byo ndabona byamaze kugera kuri YouTube ndetse no ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, ndabona mwamaze kugenda mubyandika. Ni byiza cyane ubwo turi kumwe namwe kandi kabisa turabashimira cyane. Wenda hari igihe kizagera tukajya dutanga ibihembo ku bantu badukurikiranye cyane kurusha abandi, nubwo atari vuba ariko bizaba. Rero kuri Moses William Otiama kabisa umaze kuba aza muri equipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kwimenyereza niko babyitariye cyangwa ni test, yani test kumutestinga kabisa yakwigaragaza neza agahita asinya cyangwa se agahita aterekaho amasezerano. Ubwo rero abasikauti ba Rayon Sport nibo bafite akazi gakomeye cyane ko kumuhitamo no kureba niba akwiriye kuba yakina muri Rayon Sport kabisa, kubera ko niko kazi kabo nyine ka buri munsi. Bafana ba Rayon Sport muri gukanda akanyenyeri niko abafana ba Rayon muri gukanda akanyenyeri cyangwa muri aho ngaho mugenda mubishya uko
ijoro habaye imikino turaza kubireba nabyo. Ubwo rero abantu benshi cyane kabisa bari kwiza kuri operation uburyo bwatangiye. Ubundi amakuru mfite ngo nuko witwa Prosper we usa naho muri iyi deal uri hejuru cyane, cyangwa se ari we wateguye iyi deal cyane ko we ubwe asanzwe ari umuscout mwiza w'ikipe ya Rayon Sport kuva kera, agikorana n'abandi bayobozi batandukanye. Nimwe mu bantu badiringaga abakinyi kandi beza, ngira ngo murabyibuka neza, ari abakinyi benshi uyu muhungu yazanye byanga byakunda. Rero afite izina riremereye mu kijyanye no kugura abakinyi muri Rayon Sport, asa naho rwose amaze kubimenyera muri rusange. Ubwo rero uko byatangiye rero niwe wamurambagije, birumvikana bavugana kijyanye n'amafaranga aramutse asinye. Amakuru hari ngo nuko yasinya umwaka n'igice nk'uko babyumvikanye. Amafaranga yo baracyanegosiya, bazayatangaza bamaze kubona imyitwarire mu kibuga, ariko ku munsi wo kwa kane azaba yamaze kugera mu Rwanda. Ubwo rero abari bashaka kuzareba iri jigo mwino kubona kuri YouTube, nababwira iki, kwa kane kabisa muzaba muhari mumeze neza, ubundi mukurikirane uyu mwataka wanyu. Rero abareyo kabisa bakunda ekipe yabo ntimuzacikwe, uyu mwataka ameze neza, namaze kubibona azabafasha. Video nagiye mbona rwose acicikana, asa naho rwose akomeye cyane. Ubwo rero murasabwa kuba maso kugira ngo murebe ko ibintu bya azagenda neza cyane, cyangwa se mwazamusinyisha. Nukanda akanyenyeri kugira ngo nyine bitazabagora cyane kuba mwamusinyisha, cyangwa se mutazabura akagongo, mutazabura ikofi. Ubwo rero akanyenyeri mukomeze mugakanda Bareyo, ubundi ibintu bigende neza cyane. Mu kanya gatoya ndaje twinjire neza no mu yandi makuru ari kugenda caracara hirya no hino mu Rwanda. Gwero abandi bari kugenda bambaza ibijyanye na transfer ya Muhadjili Hakizimana, cyo navuga nuko kugeza ubu ngubu kabisa ntabwo biramara akuba byakuzuzwa. Byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane ko hari ndi amakuru avuga ko Hakizimana Muhadjili rwose ngo n'ekipe yo hanze ngishobora kuba yamutwara. Ubwo rero no gutegereza mukaza kumenya neza ese Muhadjili wazahitamo he cyangwa se azakinira he, cyane ko amaze igihe kinini yifuzwa n'ekipe ya Rayon Sport. Ngira ngo murabyibuka neza, yagiye agaragara mu biro bya ekipe ya Rayon Sport inshuro nyinshi, ariko bikarangira bidakunze. Ubwo rero kuri iyi nshuro reka twizere ko Muhadjili Hakizimana nibura agiye gusinyira ekipe ya Rayon Sport, bitagiye kuba nk'iby'imyaka yashize byagiye biba, ukabona ko byagiye biba gutenguha abakunzi b'iyi ekipe, bikarangira uyu musore kabisa adasinyiye ekipe ya Rayon Sport nk'uko byabaga abyitezwe. Ubwo reka amite mbashimira neza cyane nihuse, nshimira abantu bose bamaze gukora subscribe, nshimira abantu bose badukurikirana 5 kuri 5. Hanyuma tuzasubira ku munsi w'ejo tugenda turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivuga. Nge nitwa Jaso.